nitwa Mbarushimana Jean Baptiste. Yego. Umudugudu wa Rwamuhigi. Akagari na Kantaruka no murenge wa Nasho. Akarere na Kakirehe. Ubundi umudugudu wanyu byagenze bite ibi bintu by'iyicwa ry'uyu mugore mwabimenye ryari mwabimenye byagenze bite amakuru duhe neza kuko abantu badukurikiye baribaza ngo urupfu rw'uyu mugore byagenze bite habaye iki? Mu isaha ya saa 4:30 nibwo umuhungu witwa Ayishakiye saa 4:30 zo kuwa kangahe? zo ku itariki ya kabiri. Zo ku itariki ya kabiri. Ubwo ni saa 4 z'ijoro. Ejo nyine ejo kuwa gatatu. Masaha y'ijoro y'amanywa. Ubwo nibwo ngo yaje, uwo niwe wagize uruhare mu kwica uwo mugore we. Ni ku isaha y'amanywa ya nijoro? We yatugaragarije ko yamwishe ku isaha ya saa 2 zo ku itariki ya mbere. Ku isaha ngo ya saa 2 za nimugoroba. Mana yanjye. Ubwo ngo yamwishe, ngo nyine ngo yaramufasha muzirika ikiziriko n'ijosi. Ikiziriko nyakiziriko. Ikiziriko amaze gumizirika ikiziriko ngo amupfukanye igitenge mu maso. Noneho aragenda ngo yicara ku gitanda hejuru. Noneho ngo aramukurura neza, aramwenyeza. Umugore ntiyabona n'uburyo ataka kugira ngo abantu babyumve. Arangije ngo nyine bari bagiranyeho utubazo niko yivugiraga. Birangije ubwo ngubwo ngo umugore atakiri kuvuga, ubwo umugore aramureka. Amaze kumureka nibwo umugore yaryamye nawe ngo bararyamana. Ayo makuru niyo yaduhaga. Birangije ngo umugore ngakumva atari kwihinda, akagira ngo yenda ngo nuko bagiranye akabazo. Ngo ku isaha mu gitondo we ngo yabyutse aragenda kuzirika ihene. Ariko uko yagiye kuzirika ihene, ubwo ngubwo ngo bigeze ku isaha ya saa 4:30 nibwo yaje kureba umuturanyi. Ndamubwira ngo naze ngamurebere umugore ngamubaze impamvu atabyutse. Ngatabyutse ngo ajye ngo mu kazi, ngo niba arwaye ngo bimenye ngo bamujyane kwa muganga. Uwo mudamu rero ni uzamukunda mediatrice. Ubwo ahageze nibwo yasanze umuntu yarangiye. Uwo mumama witabye Imana yitwaga nde? Mama witabye Imana yizomita nde? Amazina basa nkaho nta mazina ntabwo byo biratubwira kuko ikigaragara inzego za RIB zamaze kuhagera. Na komanda wa polisi. Icyo bakoze twebwe baje nyine umuhungu bamubaza ko ibintu byagenze, kugira ngo bamwishe ku isaha ya saa 2 ku itariki ya mbere za nimugoroba. Ubwo uwo mudamu ikigaragara ntabwo bahise baduha amazina, yari amaze iminsi ari ku buryo babanye, ntabwo agerageza ngo nawe yisanzure mu bandi bantu banamenye n'amazina ye. Ubwo uko byagenze ibindi byose batubwiye ko nyuma y'iminsi 3 aribwo tuzamenya uburyo agomba gushyingurwa. Ubwo ibindi byose bashe nkaho batugaragarije nyine umurambo bahise bawujyana i Kigali, nyine bagiye kuwukorera. Ubwo n'uwo muhungu bahita bamujyana wishimye kwigendera. Ubwo rero yewe inkuru y'akababaro igifata icyo ibintu byadushobera nyine. Ubwo nuko tuyoberwa dutyo. None utubwize ukuri, uyu mugabo mwari musanzwe mubona ateye ate, aho yitwaraga ate muri quartier nka mudugudu, kuko uri kutubwira nk'umuyobozi w'umudugudu? Uko uwo muhungu rero yitwaraga, ntabwo tuvuga ngo ni umuhungu kuko n'umugabo yari afite umugore. Ni umugabo nyine w'umwana, nyine afite imyaka 23. Ubwo urebye muri rusange babona ko mu mutwe wagira ngo yenda kuburwamo, ariko bitari cyane. Ukabona ndetse akora ibintu usa nkaho yanyweye inzoga kandi atazinyweye. Ariko ikigaragara ashobora kuba
ikigaragara cyatugaragara bigaragara ko ashobora kuba anywa n'itabi rya tabi ry'urumogi bajya banywa, bigaragara ko arunywa kuko uburyo yikoreshaga igihe nyine ubona ko umuntu muri gurupe ashobora kuba arimo ukagira ngo wenda ni igenamiterere ye, ariko bigaragara ko ashobora kuba anywaga n'itabi. Ubwo rero muri rusange ikintu ubundi cyagaragaraga nk'amasamirane ye n'umugore, yavugaga ngo umugore ngo yamushatse ngo akuze kandi ngamushanga atamukunda, ugasanga mbese ibintu byinshi. Noneho umugore ngo yarafiyene yajyaga kugurisha umugabo yaza kugurisha umugore akabyanga, ugasanga niba bafitanye utuntu nk'utwo tw'utudodidodi tutagaragara cyane n'abantu batazi neza, ariko twebwe tuba tugenda tuzi, ariko ukabona ntacyo bitwaye niba ari nk'abandi bantu basanzwe ko aba bana haba utuntu twinshi bagenda bahura natwo. Ubwo rero cyarangiye amukuye ku isi. wowe wahageze ndashaka kwibaza, wowe wahageze nk'umuyobozi, uyu mugabo avuga ngo umugore wanjye byagenze gutya, wabonaga afite ubwoba? yari afite, wabonaga ari mu yihe mudu ubundi nyuma y'uko amaze gutangaza ko ari we wabikoze? yari afite ubwoba bukomeye cyane, kuko yagezeyo atubwira ngo we ngo yaje ngasanga umuntu ageze gutyo, mbese akibanza agitangira kubeshya kutujijisha, yakubwiye ngo yaje ngasanga ngo umuntu ngo ngaryamye atyo ngo kandi gasigaye ari gukubura. Kubera twari dufite inama y'inteko, ubwo n'ubuyobozi bw'akagari bwari bwaje, ubwo nibwo bamubwiye ati rero ubu aka kanya ugiye kutubwiza ukuri udahishe. Ubwo nibwo yabonye nyine ko ibintu byahindutse. Abonye byahindutse nibwo yatubwiye ati reka nze ndabwize ukuri. Ubwo rero nibwo yahise agitangira uko byagenze, uburyo ngo yamwishe ku iyo saa ya 2:00. nuko mbese ntabwo yageze aziyaza gutinda kubitubwira, nyine ubwo urumva ko n'ubwoba uko yari ameze ubwoba bwari bwamuhiye. ubwo rero atubwira cyo nta yindi iperereza ryagiye gukorwa, kuko bigaragara niyo yahise abitwemera ko ari we wabikoze. None utubwize ukuri, uwo mudugudu wanyu hasanzwe harimo iyihe mpumeko ku bijyanye n'imibanire y'abantu gutyo, aya makimbirane? Ariko utaca ku ruhande, hari ukuntu mujya muca ku ruhande mukaduhisha rimwe na rimwe. Urabona dufite nyine ingo ziri hagati ya 230 na 10, bitewe ko harazamo abimukira bakayinjira bakagenda. Ariko ikigaragara ni uko tuba dufite abantu nyine bagenda babana gutyo, tukagenda tubunga nyine twifashisha intuze ba seneshu z'umudugudu, tukifashisha inshuti z'umuryango, bitewe n'uko nyine tumara kumva impumeko y'abantu babanye. Ukabona abashobora kuba bakimbiranye bigabanuka, nyine ukabona biracoboye rwose, ukabona nta kibazo. Umuntu ugahura akubwira ati ibintu byararangiye rwose, nta kibazo, tumeze neza. Ariko mu buzima busanzwe uzi ko abantu babanye ntabwo babura ibyo bapfa, ariko birangira